noneho ngo imyitozo yabereye Shyorongi ngo yakomeye cyangwa yarakasa mutwe sha witwa Mama Dusi ngo yarakuye ishoti mu izamu gicundura z'Shyorongi ngo ziracika. noneho ibyiza byo muri APR bikomeje kwiyongera sha bari kubyinira ku rukoma. ni nyuma y'uko abafana ba APR bayari Shyorongi bari kubyinira kwikoza Nyabugogo bavuga ati ibintu byahindutse utumeze sawa turishimye. niyo si ubwo babyiniye ku rukoma mwa cyangwa babyiniye muri kaburimbo. oya sha kubera ko APR ifite abafana benshi bamwe bagiye kubyinira ku ngoma bari babyinira muri kaburimbo babonye batabona ibitoki byo gukwiraho ayo makoma. bavugaga bati guverinoma yo muri APR yahindutse baba pape babajanye bayikokotaga sha. ese umama baba pape bakuye muri APR barajaesha barawongera ngo bakize baraza gutegeka barajya he ko twaje niko nyakwigendera asize avuze muri genda ngo nibahigame twaje barajya he ko twaje. abandi bari kwibaza bati sha APR kare yari ifite amafaranga menshi wategetaga neza yaguraga abakinnyi bahenze bakabona ukuntu basagura bakuraho injawuro ngo none ubundi bazaja muri ayo makipe ko gakenerwa mu Rwanda ra bazakura injawuro he. n'ubundi umunyarwanda bivuze ukuri umushumba Kamaga yonkaga izaragiye ubwo nyine aho bazaragera naho bazaja konkaye. none ubwo abo ngabo bajanye ni babandi bawisaga amakuru ngo umutoza ngo bagiye kumunyuza mu bigori. uwaje kuyatangaje avugana nabi cane sha avuga ko umutoza ashoboye bazakomezanya mpaka. amakuru y'ibihuha batangazaga hajya bavuga ngo ninde ngo wari ugiye kuja muri ki hajya ni Dawuda. ngo Dawuda yaragiye kwerekeza muri Azamu ariko ngo byahindutse bavuga ngo bagiye kurukana abakinnyi 4. ibyo byose ntabyo mukibonye kuko ibintu byahinduye imirisho sha cyangwa ingoma zahindutse. yewe ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu ko match bazakina ejo bundi hamwe n'Agasogi abafana bazaba ari benshi cyane. gusa Gasogi ngo iriteguye neza cyane ngo izakubita APR ikibyeyi. ubu ngubu ngo Gasogi ngo yakute ngo izafata APR ngo ikubite nk'ukuntu wafashe ivubi bakaritikurira muri bene kibyeyira. niba bizashoboka simbizi ngo bazaza warutezamu Gasogi ngo azajya afata Paveri nzira ngo amuhindukize iburyo n'ibumoso amugarure kibyeyi. ubwo Kenesi yitangarije wubwo ati nka kwa kundi yari yavuze ngo azatsinda Rayon Sport ariko niba muhoma buriya niteguye ibyo azavuga da. ariko uko byagenda kose ngo abakinnyi ba APR bariteguye kuko bamaze igihe kinini bari gukora imyitozo usibye bari baragiye muri campus nationale nabo bagarutse sha. Gasogi we uzabica. noneho ngo imyitozo yabereye Shyorongi ngo yakomeye cyangwa yarakasa mutwe sha witwa Mama Dusi ngo yarakuye ishoti mu izamu gicundura z'Shyorongi ngo ziracika. ngo mu mateka ko mu Rwanda ngo niho byabasha ubwo Paveri nzira ngo yaje arakivudeho kacicikanye yakoze sefu zutazazindi yakoze kuri Reyo. Shyorongi abakinnyi bose bariye karungu ngo biteguye gukubita nta kubabarira sha. babaye nka bya bindi umuntu avuga ngo bariye Amavubi kugira bazabone uko batsinda Rayon nako Gasogi da ari nibeshe. ni nyuma y'uko kapiteni Niyamuga batangaje na nabi cyane nyuma y'uko bagiye Rubavu bakanganya sha byarabababaje mu buryo bikomeye cyane kandi natwe byaratubabaje. match ya mbere ko kukanganya APR we ko ikipe y'ingabo z'igihugu mwa nawe itababaza. Niyamugabo yavuze ko ibi bidashoboka bagomba gufata Gasogi bakayizingazinga bakayitikura ibitego bigera bari 3 ngo pi Nyagasani reka turebe ko ibi bintu bizashoboka ariko Novice azakora agasha muri shampiyona y'u Rwanda ra dore ko gura bari n'umukino gwa kabiri akine